Kanongere kuguhereza ikaze rero no kukwifuriza gukomeza kugira ibihe byiza, ni wowe ukunda kureba ibiganiro byacu, wowe ukunda kuduha subscribe cyangwa se gukurikirana ibiganiro byacu. Uyu munsi tugaruka ku bijyanye n'abanyamakuru cyangwa se n'itangazamakuru ryo mu Rwanda, turagaruka kuri RBA, ikinyamakuru gikuru mu gihugu cy'u Rwanda. Ni umwe mu banyamakuru rero bakoraga kuri RBA bazwi cyane mu bijyanye n'urubuga rw'imikino, akaba yitwa Ruvumbi cyangwa se nyine Ruvumbi akaba ari ryo zina yamenyekanyeho mu bijyanye n'urubuga rw'imikino. Uyu munsi rero tariki 15 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2024 biravugwa yuko uyu Ruvumbi yamaze kwirukanwa cyangwa se uyu Rugaju yamaze kwirukanwa ku kinyamakuru cya RBA. Hari bimwe mu bimenyetso rero uyu munyamakuru yazize bijyanye n'amakosa yagiye akorera hano kuri RBA bitandukanye n'amahame ya RBA cyangwa se bitandukanye n'uburyo ki aba yarahawemo raporo azajya atambutsa hano kuri RBA. Akaba rero bivugwa yuko ngo yaba yaratandukiriye ibijyanye n'amasezerano yagiranye n'iki kinyamakuru cya RBA, ngo hakaba hari byinshi yagarutseho uyu nguyu Rugaju. Ibyo byatumye RBA imuhamagara inshuro zigeze kuri ebyiri. Manager wa RBA yahamagaye uyu Rugaju inshuro ebyiri zose. Rugaju bivuga yuko ngo bagiye bamuburira inshuro zigera kuri 3 ariko ntiyabasha kugira icyo ahindura kuri ibyo bintu yakoraga. Ibyo bimuviramo kuba yarirukanywe kuri RBA. Hari bamwe mu batangiye gukeka yuko uyu Rugaju ngo hari ibindi binyamakuru bishobora kuba byari bimukeneye, ngo cyane yuko yari yarasinye kontara ndende ku kinyamakuru cya RBA, ngo rero bikaba bivugwa yuko ngo ashobora kuba yarakoze aya makosa abishaka kugira ngo akunde yirukanwe kuri RBA, kugira ngo abone uko azajya kwirira amafaranga kuri andi maradiyo atandukanye yo mu Rwanda. Rero hari bimwe mu bimenyetso uyu munyamakuru yagiye agarukaho cyangwa se yagiye azira ku bijyanye n'amakosa yatumye yirukanwa. Bimwe mu bimenyetso rero byatumye uyu yirukanwa, bavuga yuko ikikosa rya mbere yakoze ari uko yatandukiriye umurongo nyamukuru yagenzwaga cyangwa se yabazwaga yagombaga gukora hano kuri RBA. Ubundi uyu yari umunyamakuru uzwi mu bijyanye na siporo cyangwa se mu bijyanye n'imikino nyine, nibyo bintu ubundi yarashinzwe gukora hano kuri RBA. Amakuru y'imikino ayo ari yo yose yari yemerewe kuba yayakoraho, ariko ngo ku cyumweru uyu munyamakuru yagaragaye mu makuru cyangwa se yagaragaye ari kuvuga amwe mu makuru ajyanye na politike, ibyo bitandukanye n'ibyari byamuzanye hano kuri RBA. Rero uyu munyamakuru ngo hari amwe mu makuru yagaragaye ku mbuga ze nkoranyambaga zaba Instagram cyangwa se Twitter ye, bivugwa yuko nyine yari ari yibasiye ibijyanye na politike, kandi mu bisanzwe umurongo we wari umurongo wa siporo muri rusange. Ngo yagaragaye rero avugwa ku bijyanye n'intambara ziri kuba muri Congo mu bijyanye n'umutwe M23, avuga ku bijyanye n'uwo mutwe nyine wa M23 uri gukora imirwano ikomeye cyane muri iyi minsi. Rero ngo yagarutse ku bijyanye nyine n'ibiri kubera aho ngaho muri ayo mashyamba yajyanye na za M23, ngabigarukaho cyane anabipostinga ku rubuga rwe rwa Instagram ndetse no ku rubuga rwe rwa Twitter. Uyu munyamakuru rero ngo bakimara kubona yuko yapostinze bino bintu bijyanye na politike cyangwa se yakoze ikiganiro cyerekeranye n'ayo makuru ya politike akabishyira ku mbuga ze nkoranyambaga, ubushinzwe kukontorora abakozi bakora kuri RBA yandikiye Rugaju amusaba kwitaba agasobanura uburyo yatangiye gukora ku bijyanye na politike. Akibona message ya mbere rero Rugaju ntago yitabiriye ubu butumire bwa manager wiwe, yarongeye ahubwo ngo aposting ibindi bya kabiri nabyo bisa na bya bindi bya mbere bivugwa nanone kuri politike. Uyu munyamakuru yahamagawe rero inshuro zigera kuri 3 cyangwa se inshuro 3 zose ariko atitaba. Ubwo yakoraga ikiganiro cye rero ku munsi w'ejo, hari hakinye Rayon Sport nako ikipe ya APR aho yari yakinye na Gasogi United, ngo yongeye kumvikana nanone ku mbuga ze nkoranyambaga, yongeye kugaruka ku biganiro bijyanye na politike. Uyu munyamakuru rero ibi ngibi bimuviramo kuba yahita atungurwa n'ibaruwa imwirukana hano ku kigo cya RBA. Ubu rero bikaba byamaze kwemezwa yuko ngo uyu Rugaju cyangwa se bikaba bikekwa yuko ngashobora kuba yamaze kwirukanwa kuri RBA. Bamwe rero mu bakunda urubuga rw'imikino cyangwa se
mu bakundaga amajwi ya Rugaju bashobora kuba batazongera kumwumva ku bijyanye na radiyo Rwanda cyangwa se na televiziyo Rwanda muri rusange, ngo akaba yamaze kwirukanwa. Turacyari gukusanya amakuru rero kugira ngo tumenye nimba aya makuru ari ukuri yizewe ijana ku ijana. Nyuma yo kumenya amakuru ya nyayo turongera tugaruke mu kiganiro cy'ukuri, noneho tubamenyesha ukuri kwimbitse kuri Rugaju wakoraga amakuru ya siporo. Njye rero ukugezaho iki kiganiro ni Nsabimana Jean Bosco, iyi ni Channel Kamatoki TV nk'uko musanzwe mubizi. Ndabararikira rero kuzakurikirana tariki ejo bundi ku itariki 18 abantu mutazabasha gutembera cyangwa se batazabasha kugera hariya kuri Convention Center aho isiganwa ry'amagare rizatangirira live. Ndabararikira kuzakurikirana umuhango cyangwa se kuzakurikirana uyu mukino w'amagare ku nshuro yaryo ya 2024 ya mbere hano mu Rwanda, ariko ni irushanwa rizaba rigaruka ku nshuro ya 25 ribera hano mu gihugu cy'u Rwanda. Rero iri rushanwa rizatangira tariki 18 ku cyumweru. Ubwo ndagira ngo ababasha gukurikirana ibiganiro ndetse n'amavideo cyane kuri Kamatoki TV muzagura ama megabyte kugira ngo mubashe gukurikirana uyu mukino w'amagare uzatangirira hano mu mujyi wa Kigali. Ubwo rero nimuzavuge ngo ntago nabarabuye cyangwa se ntago nababwiye, urumva ni tariki 18 ku cyumweru. Nk'uko mubizi amagare atangira saa 4 zuzuye cyangwa se saa 3. Ubwo uw'inkurakwezi nyine azaba yamaze kugera kuri Channel kare ari gukurikirana uko amagare azagenda. Twe tuzaba tuhababereye live kuva amagare atangiye kugeza asoje. Mbibutsa yuko bazahera hano muri Kigali, ariko kenshi cyane imihanda bazibasira ni imihanda yo mu ntara, ariko ntimuzagira ikibazo no mu ntara twe tuzaba tuhababereye. Muzakurikirana uko umukino uzagenda kugeza urangiye, uko isiganwa rizagenda nyine kugeza rirangiye. Ni isiganwa rizaba riri kuri volume yo hejuru cyane rero, kuko imyiteguro yo mwagiye muyibona imihanda imwe n'imwe mu Rwanda uko bagiye bitegura. Ni irushanwa rizaba rero rifite ubukana bwinshi cyane, ni irushanwa rizatambuka riciye mu mucyo, ni irushanwa kandi rizaba riri ku rwego rwo hejuru bijyanye n'amashusho yaryo, kuko ubu ngubu abazakamera bamaze kwitegura cyane abazaba bakora muri rino rushanwa. Tuzagaruka kandi ku bigo byamamarije muri iri rushanwa, ibyinshi byamaze kwiyandikisha harimo nk'ikinyamakuru Igihe, Afrimagazine ndetse n'ibindi binyamakuru bitandukanye musanzwe muzi bikomeye hano mu Rwanda. Ibyo byose bizaba bihari. Ni irushanwa rero nanone rizakamirwa n'indege ebyiri nanone nk'uko bisanzwe, kajugujugu ndetse na drone zisanzwe zifata amashusho zitagira abapilote. Mwumva rero ni irushanwa rizaba riri ku rwego rwo hejuru, ni irushanwa ryitabiriwe n'ibihugu byinshi cyane. Ejo bundi nzagaruka mbabwira bimwe mu bihugu bizaba byitabiriye rino rushanwa rizabera mu Rwanda. Kandi subscribe rero kugira ngo naryo nirizagucike ujye ubona amakuru ku gihe. Njye nari Nsabimana Jean Bosco, reka urusheho kugira umunsi mwiza.